ntago munyumvise umuntu agashaka ko njyewe nasuye umuntu nawe nasengeye waruge kubyara arabyara nabwiye umuntu ko azabyara ari gumbara anese ko wivuze ko ari weho Yesu uzamuvuga ngo iki urabirangije ibyo uzabipfa n'umwami Yesu weho soreza rimwe uvuge ko watewe imisumari ubivugire rimwe komereza ko uvuge ko ari weho watewe iki wagize ute cyose si kubyishizeho none urabatizwa mu izina ryawe byaba ibiryo byose babisenga mu izina ryawe tukabiki perezida wa mukobwa wari indaya ruhagwa bamugira dirijante wa undi wampereje icuma gicaye yahise asingira mikorofone aravuga ati izabiringanyiza ibimeze nk'imisozi azabiringanyiza muhumure Yesu wacu azabiringa ndakurahiye iteraniro ryose baravuga bati tubonye rutahizamu araririmba singambiriye kubasetsa ndashaka kubabwira ko uwo munsi navuyeyo baremye korari tuyitirira korari yari yabasuye hashize amezi 5 ahita nyandikira kuko yahise abona umuterankunga mwigisha kudoda aba umutayeri yamenye kudoda imyenda agira amafaranga hashize iminsi ahita mpamagara ngo uzaza mu bukwe bwanje ko bazanyerekana Yesu ni umwenjenyeri mukuru afite ubushobozi bwo gukura indaya mu burayi nyuma y'amezi bakamuranga hano nk'umugeni umuntu utagwaye gripe umuntu ufite amazuru mazima aravuga ati hano hafi nubwo bambaye neza ariko nicaranye n'umuntu uherutse gusambana gahita ubona isazi ziri gutuma kavuga uta hafi hari umwanda pe nta mwana witumye iyo umuntu afite amazuru mazima si ngombwa ngo arebeshe umwanda amaso amazuru arawumva haleluya abari maso bikirize haleluya umwami Yesu ashimwe abafite bibiliya murambure bibiliya dusoma ijambo ry'Imana basoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere ku murongo wa 29 ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere ku murongo wa 29 turihuta turageza ku murongo wa 34 some n'ahandi muri Luka turaza gusoreza mu Bakorinto dusome mu izina rya Yesu Kristo haranditswe ngo bukeye bwaho abona Yesu namwe niho muri aza aho ari aravuga ati nguyu mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi uyu niwe navuze nti nyuma yanjye hazaza umugabo umuta ubukuru kuko yahozeho ntarabaho icyakora sinari muzi ariko kugira ngo yerekwe Abisirayeli nicyo cyatumye nzabatirisha amazi kandi Yohana arahamya ati nabonye umwuka amanuka ava mu ijuru asa n'inuma atinda kuri we icyakora sinari muzi keretse yuko iyantumye kubatirisha amazi yambwiye iti uzabona umwuka amanukira akagwa kuri we uwo niwe ubatirisha umwuka wera nanjye mbibonye mpamya yuko ari umwana w'Imana amen ngo nawe agize gute mpamya yuko ari umwana w'Imana some hano muri Luka igice cya 7 ku murongo wa 18 Luka igice cya 7 ku murongo wa 18 kiri ku butatu dusoma ibyanditswe byera haranditse ngo nuko abigishwa ba Yohana batekerereza
nuko abigishwa ba Yohana bamutekerereza ibyo byose. Yohana ahamagara babiri muri bo abatuma ku mwami Yesu ati, mbese ni wowe wa wundi ukwiriye kuza cyangwa utegereze undi? Imana idutabara. Ngo dutegereze iki? Dusome umurongo umwe muri Yobu. Umurongo umwe muri Yobu 13 ku murongo wa 15. Yobu 13 ku murongo wa 15 haranditswe ngo, naho yanyica napfa nyiringira, nubwo bimeze bityo inzira zanjye nzazikomereza imbere yayo. Imana ibidufashemo. Imana igire gute? Mureke dusome n'ahandi. Some n'ahandi mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya mbere ku murongo waho wa 3 n'uwa 4, bataruka dusome no ku wa 8. Turabivuga mu gihe kitarambiranye, mwihangane. Haranditswe ngo, hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo nasi, ari nayo data wa twese w'imbabazi, n'Imana nyir'ihumure ryose, riduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Ihumure twagize gute? Ku murongo wa 8 aravuga ngo, bene data, ntidushaka yuko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Aziya, ko twaremerewe cyane kuruta ibyo dushobora, ndetse bigatuma twiheba ko tuzapfa. Twibwira ko duciriweho iteka ryo gupfa, kugira ngo tutiyiringira, ahubwo twiringira Imana izura bapfuye, yaturokoye urupfu rukomeye, bityo nanone iracyaturokora, kandi twiringiye yuko izakomeza kuturokora. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Twifuza ko mu gihe kitarambiranye, murabona imbaraga z'Imana ziri ahantu. Ntabwo twashidikanya ko hariho gukora kw'Imana, ahubwo turabyizera. Amen. Kubasanze tumaze kwakirana, twibwiye abantu abahano bo barabizi turi nk'abana mu rugo, ariko abashitsi turabizi ko iki giterane ari mpuzamahanga. Abashitsi barimo amazina ni NSHIZIRUNGU Emmanuel, umudamu n'abana, ni umukristo muri paruwasi ya Gisasa, ni mu karere ka Nyabihu mu rurembo rwa Rubavu. Nishimiye kuba muri iki giterane cyateguwe na famiye y'abana b'Vuga n'itorero rya Cyahafi. Turimo tugambiriye ko Yesu yamamara. Amen. Icya kabiri, iki giterane gifite intego, narayisomye ku bipapuro bigari, muri kubona ko abari gutambuka no mu marembo muri kuyisoma, ariko hari intego y'igiterane, hakaba n'intego y'ijambo ry'Imana umwigisha yateguye. Amen. Hari abumwisha dusomye imirongo myinshi, bagira ngo turakoresha igihe kirekire, ntabwo ari cyo bisobanura. Dushaka kubisoma kugira ngo nidukoresha n'umwanya muto, ariko ube wabyumvise. Amen. Abana b'Vuga haleluya. Nabitegereje, hari uwavuze ngo nabarebye ndabamenya. Ndashimira Imana ko nongeye kuboneka mu giterane kumwe na korali yo mu Rubonobono. Bagiye tugirana ibihe byiza, twabonye umushinga wacu, umubyeyi, amashimwe dufite menshi. Tuve muri ibyo tujye mu byanditswe byera. Ndifuza ko mu gihe kitarambiranye, ngiye mfite ubwoba. Hano hari abantu bakunda ijambo ry'Imana, abakunzi baryo. Murakoze cyane. Ndagira ngo rero mu nsengere ninjye safuriya irimo ibiryo mugiye kurya. Amasengesho yanyu n'ingwi nimwe muracanira ibindimo. Nanjye ko mu nsengera ndakozamo ikirushe naruri bihiye. Ariko n'abantu bakora amakosa mu materaniro bakigira abanyabwenge, ngo ubuse hari yasomye ngo arahavuga iki, ubuse ngo biriya bintu byose
ntazi ko turataha kure ubwo warangije gutsindwa kera. Abahanga mu materaniro basengera umwigisha kuko isafuriya ntiwayima umuriro ngo uyibaze ibiryo ngo bishoboka. Niba atayikiriza ubihorere mu ijoro baraba yikirije. Abantu twagiye tubana murabizi, nababwiye ko ku meza ntabwo ibirungo bishobora gusumbya ibiryo ubwinshi. Tugiye kurya ibiryo rero, genda baha ibiryo, ibirungo murabyishakira. Amen. Mu magambo make ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo gukomera ku munsi mubi. Gukomera iyi ntego nayisomye mu Efeso igice cya 6 ku murongo waho wa 13. Nugera mu rugo hasome ni ijambo Paulo yabwiye Abefeso. Efeso ryari itorero komoka ku itorero rya mbere, abantu ba kera mu nsengero cyangwa se mu byo kwizera, ariko abarebye abona ntibakomera, abona ntibagize gute. Hari abantu wareba ukareba ibintu akora nuko n'ubukristo bwe wareba ku ikarita ye y'umubatizo ukabona ni uwa kera, ariko ukabona ngana ntacyo asumbye wabatijwe ku wa 6. Paulo rero arababwira ati rero ntabwo ari uko mukwiriye kumera, mukwiriye gukomera. Mukwiriye kugira gute? Iyo tuvuga gukomera abantu ntabwo babyumva, bazi ngo umuntu akomera iyo bamuhaye umwanya, umuntu akomera iyo bamuhaye biro bakamuha kashi bakamuha, ariko ushobora no gukomera udafite biro, ushobora no gukomera utagira kashi, ushobora no gukomera ugakomera rwose, ugakomera utanakomeye no mu mufuka, udakomeye hehe. Ngenza abantu nasomye muri Bibiliya bari bakomeye kandi badakomeye mu mufuka, ndabazi muri Bibiliya. Amen. Nta butaka bagira, nta n'icyangombwa cy'ubutaka, ariko akaba umuntu ukomeye. Eliya yarakomeye. Eliya yaragize gute? Elisa yaragize gute? Yaheshaga n'abantu amafaranga kandi batayafite, bari bakomeye. Ushobora gukomera rwose ugakomera. Mbibutse ko iki giterane gifitanye isano n'ibiterane byabaga kera. Turashimira Imana kandi ko yakoresheje abantu bayo bakadutegurira igiterane. Ibiterane nk'ibi abantu bagiye bakizwa mu myaka yashize, bagiye bisigira abantu impamba. Bisigira abantu iki? Ku buryo ibikomeye byagiye biza bisanga twabaye mu biterane, biraduterura bibona ntibidutimbye hasi. Ariko iyo ubaye mu giterane nk'iko ufite uburangazi uva muri vide kandi abandi batasha ari furu. Ndagira ngo mbabwire bene data, nasomye Bibiliya, abantu dukunze kubana barabizi. Nasomye Bibiliya ndasenga ninginga Imana ngo imbwire icyo ndi buvuge muri iki giterane. Irambwira ngo uvuge ibi. Niba hari ibintu bimpumuriza bituma njyama ngasinzira, niyo navuze ibyo Imana ishaka ko mvuga. Nje nta nakwirirwa mbwira abantu ngo nje se ko ntari umukomedi ngo nshaka kubasetsa. Ndashaka kubabwira icyo Imana yambwiye ngo mbabwire. Abacyumva muracyumva kandi niyo mahirwe yanyu. Haleluya. Bibiliya dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cya mbere ku murongo wa 29, hari inkuru itangira iryoshe y'umugabo cyangwa se y'umuhungu wa Zakariya na Elizabeti witwa Yohana. Niwe wabaye umubwiriza butumwa wa mbere mu isezerano risha. Niwe wabaye umuvuga butumwa wa mbere. Nyuma y'imyaka 400 abantu bacecetse bari baheruka mu iteraniro riri mu mwuka ku bwa Maraki. Ku bwande Maraki niwe muhanuzi wa nyuma wavuze Imana ifunga igitabo, iravuga iti twinjire mu nama. Twinjire he? Ibi bintu simbyumva rwose. Nkurikije ukunda abantu, muribuka ko ubuhanuzi bwa Maraki nibwo bwa nyuma bw'isezerano rya kera. Imana iri gutunga abantu intoki iti ibyo mwamvuze nagize gute.
mwaranyimye batubwo se ninde wakwima kandi umuha umwuka agahumeka twakwimye ikise Imana yabwira iti mwanyimye kimwe urumva bari bafitanye amakimbirane Imana iravuga iti nta nahora ngirana amakimbirane n'uwo naremye muzingi bitabo mutahe abayuda bose barataha habahinjiwe inama ikomeye inama yamaze imyaka magana ngahe ubwo igitekerezo cyamaraga igihe kingana iki inama yamaze imyaka 400 ubwo igitekerezo cyamaraga igihe kingana iki n'ubu njambura n'abantu bakavuga ngo bavuye mu nama ndi nama yabaye kera mwebwe mujye mwiruhura inama yarabaye kandi ibona n'umwanzuro inama yarabaye iriya nama nimubona kariya gapapuro kari hagati y'isezerano rya kera n'irisha kari agasobanura imyaka 400 kariya gapapuro Imana icecetse Imana igize gute nta kwerekwa kuriho nta guhanura umuntu wese ayobowe n'ibitekerezo bye umuntu wese ahaguruka ati muze dukora itorero bakamubwira bati ceceka keretse niba kiraba ari ikimina ariko itorero ntiryabaho nta torero ryemerewe kubaho Imana yafunze ibitabo ntabwo irongera gufungura nitanga umurongo tuzongera tugaruke birangira inama yanzu ifata umwanzuro bari gushaka uwacungura umuntu wagira gute muri iyo nama nta kindi Imana arabazaga iti mukureho ariko ndahombye pe iyo mukuraho bakiri babiri muri Edeni namuhaye imbabazi iyo mukuraho ku bwa Nowa n'abahungu be nkabarangiza ntabwo stress mba nyifite ariko Imana iravuga iti none aho bigeze ntabwo umuntu arongera kubaho ngo batange ibitekerezo batareka ashobora kubaho ashobora kugira gute Imana aribonye amategeko ntacyo amariye umuntu ibona ibitambo n'abatambye ntacyo bimaze iravuga iti nkeneye umwanzuro kumenya ukuntu umuntu yabaho atantesheje umutwe ngo hafatwe umwanzuro ko hari ukumushyira ku isoko kumushyira hehe abashoramari bakagira gute ngo Imana ikora isoko ishyiraho igitabo ishyiramo amategeko y'iki n'amabwiriza y'isoko y'umuntu uzatsindira umuntu ngo ho mu bushishi igitabo iravuga iti iki gitabo urakibumbura niwe urabatsindiye isoko ngo igitabo bagitambagiza mu bamarayika bati ntabwo yari imari bakigera mu bizima bati nta turabacuruzi bakimanura mu bakuru bati kabiri kangahe mutubonye mu isoko ngo bakimanura n'ikuzimu bati nta mwagura umuntu ikuzimu naho turarata tubura isoko ikuzimu baravuga ngo ntabwo umuntu yananiriye amuremye ngo ari twe tumushobora iri kumushyira ku isoko tuyirusha imbaraga ubwo umuntu ayinaniye nishakiye imushira Yohana ngo abibonye ararira aravuga ati turarase kabisa kuko tubuze nta n'umuntu n'umwe Bibiliya ivuga ko habuze n'umwe ariko ngo Yesu yari yicaye iburyo bwa se yari yicaye iburyo bwa se reka mbabwire ntabwo yari asanzwe ari umucuruzi mutagira ngo ayo mapiganwa yarayamenyereye nta nubwo yari ashaka inyungu zo kumufuka ngo ikintu cyari kimubabaje ni ukuntu umuntu arase umuntu abuze isoko abagoyi bakunda kubivuga twese mu Rwanda tuvuga ururimi rumwe ariko hari ukuntu abagoyi baravuga ngo arahaguruka arashinjagira agira gute arahaguruka arashinjagira ngo arambura ukuboko afata igitabo arakibumbura amena ibimenyetso bigize gute bigifatanije mujye mureka mu biterane nk'ibi twiga ijambo ry'Imana
ntabwo yari guma Yesu ni guma tazunguza izo sokagira ngo abantu uzabari hano reka n'indirimbo iraririmbirwa hano irabari y'agakiza. Umuntu udafitanye isano n'agakiza, umuntu udafite inyota y'agakiza yayobye, ntabwo ari aho. Ntabwo ari y'amakoraniro yo kuruhura ubwonko. Abaruhura ubwonko baje ku Gisenyi ku mucanga. Ntabwo bibaho. Ntabwo hano ari aho kuza wabuze yaje, ahubwo hano ni aho kuza ushaka yaje. Hari igihe umuntu ahamagara mugenzi we, aro yego uri hehe, undi ati ngiye mu giterane, undi ati yo, ati nje se burira ndi hehe, ati ndinda mve kujayo. Bakurinda upfe kuja hano, ntabwo bapfa kuza. Ariko amahirwe tuguhaye, nubwo wapfuye kuza ntupfe gutaha. Ayo yo twayaguha, gupfa kuza wabyemererwa, ariko ntupfe gutaha. Ariko ntabwo wayobegwa, nese wayobegwa urusasu gwisha umuntu nubwo barashe hejuru. Iyo rigiye rikagera aho baritumye ndabimenya. Nese mwumvisha batabyumvise, ahita babyumva. Nihuse Bibiliya ivuga ko Yesu yahise atsindira isoko, aravuga ngo igisabwa cyose nzagira gute, nzagikora. Abateoloji barabizi, abahanga basobanuye impamvu abamarayika n'ibizima n'abakuru banze gufata kw'icyo gitabo, ngo nta kindi batinyaga ngo ni urupfu rwo ku musaraba. Nta kindi batinyaga, baravuga bati ntasi ubu singategwa imisumari ndibura iti, jewe ntegwa imisumari mu kiganza ntege n'ikindi, maze nikeburwara nkaja gusara, ngire gucya batera imisumari, cyetse niba bazayitera napfuye, bati bazayitera uri muzima. Tereka inyungu zaba zirimo izarizo. Niyo mpamvu abaririmbyi n'abavuga butumwa, iyo uhagaze hano ukamara iminota 5 utaravuga izina Yesu, ubuhemutse. Nta rindi zina munsi y'ijuru ryose twakirijwemo uretse izina ryande cya Yesu. Hari n'ibitabo ndasoma kuko bitinda kugera aho Yesu ari. Hari ibitabo biri no muri Bibiliya bitavuga Yesu cyane ngo babyita iby'inkuru. Simba ari inkuru, sindi umunyamakuru. Cyo ndashaka kugera aho ndahita ngera kuri Yesu. Biri kujura mugera utinze. Iyo umugeze utinze umugera inzara yarakwishe. Iyo umugeze utinze umugera aho wambaye ubusa. Cyugera ahantu bitugera kuri inde, kuri Yesu. Ubu tugira abantu batinze gukizwa, baba bari gukusanya ubuhamya n'ibibazo. Naraye munsi y'ikiraro, nafunzwe inshuro 10. Wakoraga iki uza kare? Funzwe inshuro 10. Najyamye mu mufuka uri ibirayi se, ahubwo ujyama no kumakoma. Wari uri mu bikize, wavutse Yesu ataraje se, ujye muza kare. Iyo utinze uhondagurirwayo. Mujye muza kare. Ntabwo mwumva abana baririmba ngo turashima Imana ko twavu. Murakoze cyane. None abangaba baracyahondaguwe. Uko uterana ni kutera imbere, uko usiba ni kusigara, ariko uko usenga ni kusobanukirwa. Cyemukizwa hakiri kare. Ngo yango nje n'umugabo ngo twajaga kunkwangwira iginyo nige yankuye. Dore yarinze ari gukura si mwavutse Yesu, mwavutse itorero ritaragera mu Rwanda. N'ubu turaha hari abari kuyakurana. Muge
mugihe twebwe turi kuvuga ngo none twakuvaho tukaja handi, mugihe twe turi kubona ntaho kuja hahari, abandi barashaka iyo baje. Reka nihotere ningende. Birangira Yesu atsinda isoko. Mu ijuru bahita bamubwira bati aho ubutunzi bw'umuntu buri niho nawe. Ngo bisobana kutarabino, manuka kuri tere ihute mu mari yawe. Aravuga ati sindamanuka bupara komando ndagwa inyandungu ndamanukira mu mutaka ndabigenza gute? Baravuga ngo ya reka dukosore Satani. Ubu yerekeje ibifaru ku bicu agira ngo niho uzaturuka. Satani yashize ingabo mu kirere agira ngo Yesu niho azaturuka. Yesu amwereka ko ari intwari itavuga, avukira muba kandi agendera muba, yitwe Manuel, Imana ikorana na. Satani yashidutse igitego cinjiriye i Betelehemu, uzakorwa n'isoni Satani, itorero rigucitse. Mugiye Satani abwiye abambari bati ahingutse amaguru muyarasa, imirundi muyikubita, amavi muyamena, ingasire z'imurundi muzikubita, ku buryo muzamugira akayunguruza gihinguka. Ngo mugihe hanze amaso mu kirere, birangira Yesu yaraje. Turashimira Yesu ko aho Satani hanze amaso atariho aturuka. Tesansome epresa do prava. Nimutabyumva ndabyimvira, nimudafashwa ndifasha. Ha! Yesu mugihe gihanze amaso ibicu, byari byarangiye abanyabwenge bari gukora mu mifuka, bavuze bati musubireyo nta mahwa. Abanyabwenge bari Betelehemu, bari bakivuga bati yabyaye yasubiyeyo, abandi bati bisurubeti, abandi bati bishora n'umutaka. Satani ico gihe yarahagarariwe n'uwitwa Herode, niwe wari agenti we. Tugira abantu abagenti ba Satani, ariko Yesu nawe afite abagenti hano. Yesu nawe afite abagenti. Yesu nawe afite abagenti. Kandi turashimira Imana, abagenti ba MTN bambara amajira, ba Yesu bakambara amakositimu. Biterwa na kampani ukorera, biterwa na kampani ukorera. Kugira ngo mubyemere muraza kwibona mukanya ndi guswapira abantu simukadi nk'abaki za Satani nk'abayi za Yesu. Mukanya mugiye kubibona hano, tubahamagaye baze tubaswapire. Iyo umuntu yihanye tuba tugize gute? Tumuswapi. Mukanya murabibona kuko ndukabanese mukadi utabona amakuru neza. Hari igihe uhura mu mujyi bati afata simukadi ya 4G niho uzaje urabona amakuru byihuse. Ariko simukadi ya Yesu urajya mu karota, uratwita ukamenya icyo uzabyara. Reka mbabwire, waba ufite simukadi ya Airtel cyangwa ya Tigo, hari metero ugeramo hasi ntuhamagare. Ariko simukadi y'ijuru, simukadi y'ijuru, simukadi y'ijuru, simukadi y'ijuru, simukadi y'ijuru, kugira ngo mumenyerezo igira, muzabaze Yona, muzabaze Yona, muzabaze Yona.
ari mu nda y'iki y'urufi. Yabonye rezo, yabonye Yona yabonye iki rezo ari mu nda y'urufi. Ngo abona niti waki, aravuga ati ma avuga ijambo rikomeye. Yona nta kibazo rwose, kuzura umwuka wera biremewe. Ikitemewe ni ukuvuna intebe. Ikitemewe ni ukuvuna iki? Intebe yo urayivuna nayigura, kuko murebe hano mbabwire. Yona ari mu nda y'urufi yavuze ati kandi wabona mpise mpfa ko ntavuze rwose. Yona aravuga ngo mana, sinkumbuye muyomba, sinkumbuye shangazi, sinkumbuye abakorege twiganye, ngiye nkumbuye urusengero rwawe rwera. Aravuga ati ongera unyungeze mu rusengero. Imana ngo ibona umuntu wayira, arongera aravuze iramubwira ati ngaho ifi nije kunkengera ikuru kuje kurepeta. Genda aja kurepeta, ihute bari mu giterane. Turashimira Imana ko bameze nka Yona baje, kandi turaza kubakira mu kanya, turabasengera mu cyumba rwose. Yona yaraje aravuga ati bene data, iyo mvuye ndahazi, nta burangazi mfite, iminsi yanjye ntizapfa ubusa. Ntabwo nzi iminsi nzamara mbumeka, nta nubwo nzi iminsi nsigaje kwi, ariko niba ari myinshi ntizapfa ubusa, iminsi yanjye ntizapfa. Ntukemere ko iminsi yawe ipfa ubusa. Mu bintu bihenda ni iminsi bene data. Iminsi yigiye ibigiye, ntabwo ugura indi, ntabwo ari nk'amashanyarazi ashira muri cash power. Mu bintu bigenda ntibigaruke ni iminsi. Iyo utumye iminsi yawe ipfa ubusa urarogereta. Bibiliya ivuga ko, sindirirwa mvuga kuri simukadi ibyo ngibyo n'ubundi nabyihoreye, ariko narinda navuga uwitwa Yeremiya ari mu rwobo mu gikari cy'ibwami, ngo bamusunitse mu rwobo rwa metero hirya cyane, ariko aravuga ati inemero zindayiyobewe, ahita kanda 3 aravuga ati mwami wanje uri hehe ngo ntabare kusanzwe utabara. Ayewe ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye, iyo niyo telefone amwijoro. Ntabaza ndagutabara, oh iyo niyo telefone. Ndabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye, iyo niyo telefone amwijoro. Nkwereke ibikomeye. Ariko saba abacuranzi tubangahe ku 10? Nabyihoreye. Telefone amwijoro ni Yeremiya 3:3. Haravuga ngo ntabaza nkwereke ibikomeye utaruzi. Hari ibintu abantu batari bazi, ariko iyo uvuganye n'Imana ugira gute? Urabimenya. Tujya tumenya amakuru. Bibiliya ivuga ko amaze gutsindirira isoko, baramubwiye ngo manuka. Aravuga ati njyewe rero nubwo ndi boss ntago ndabura abandi impakazi, sindamanuka njyenyine. Muzi nahinguka bakamenya uwo ndiwe, reka noherezeyo ujya kumanza ya tata. Ako kanya ngo uwo mushinga wa Yesu abona abafatanyabikorwa, abona baki ngo hari umukecuru n'umusaza batabonye umwana, ariko Yesu ugira abafatanyabikorwa.
Yesu ugira abantu rwose, ugira abakiriye. Uwitwa Zakariya n'umukecuru witwa Elizabeti ngo barabaye abantu b'Imana. Bibiliya narayisomye iravuga ngo bari inyangamugayo. Bari iki? Ngo bari inyangamugayo mu rugo no ku gasozi, bari bakishijwe. Ngo Zakariya na Elizabeti baraho, Yesu aravuga ati nangira ngo mu nda yanyu hajemo umwana. Ngo ahita hajemo umuhungu bamwita Yohana. Bamwita nde? Uyu rero niwe wavutse, niwe wagize gute? Avuka mbere ya Yesu, amutanga kuvuka. Ariko ataravuka ari mu nda na Yesu, yari ari mu nda ya Mariya. Elizabeti ahoberanye na Mariya, abana barapeperana. Umwe ati komera boss, undi ati yego sha. Ati hute vuba nza umanzu hanyure. Umanzu ugire gute? Hanyuze ijambo nzahanyuza ibikorwa. Hanyuze ijambo nzahanyuza iki? Ibikorwa. Turashimira Yesu, ntashobora kuhageza ibikorwa tutarahanyuza ijambo. Ntago bishoboka mbere yuko akora amanza kubwira umuntu akahanyura. Hanyuze ijambo nzahanyuza ibikorwa. Yohana ngo ahita avuka, aronka, bakora umunsi mukuru. Yohana avukira mu rugo rumukeneye. Urugo rugize gute? Aravuka Yohana, avuka Yosefu, avuka Elizabeti na Zakariya bamukeneye. Muzi ko Zakariya yabaye yagize ubumuga bwo kutavuga kubera kutizera ko bazabyara. Ngo ku munsi bazaniye umwana kumwita izina, niho yanditse ku ikaratasi. Abamuhaje amazina y'umwana yandika ati Yohana. Akimara kurisoma aravuga. Amaze kuvuga ibirori birataha. Twihuse Yohana arakura. Ngo amaze gukura, ngo amaze gucyuka, mu gihe nyina na se batangiye kuvuga bati twamujana muri materineri, yazava muri materineri twaba turashira amafaranga kuri banki yo kuziga primaire na segonderi na kaminuza. Imana iravuga iti ibyo murimo mubivemo, nta muzi icyo avukiye. Nahita akomereza ko mu butayu. Akomereze ko he? Elizabeth na Zakariya bati umwana ungana gutya sinuraje mu butayu cyangwa se ni urajayo. Uwiteka ati duhamagara uwo dushaka nakomeze mu butayu. Bibiliya iravuga ngo yerekeza hehe? Mu butayu. Ageze mu butayu, Bibiliya iravuga ngo agwiza iki? Z'umutima. Ngo kugeza umunsi yerekewe Abisirayeli. Amaze kwerekwa, reka mbabwire nihuse, agaruka afite icyo bita amavuta. Yohana ari mu bantu bavuze ibyuma bitaraza. Twebwe Donata hoza abwira ati ntabara nyabu naongereye imikrofone. Yohana turamwihanganishije ko atigeze abona mekiseri rwose. Yohana yaravuze, avuga bafure zitaraza, kandi yabwirije ibihumbi n'ibihumbi biruta ibiri hano. Kuko ngo nyuma y'imyaka 400 abantu badaterana, abantu badakora ibiterane, Yohana yaragarutse, agarukana ijambo avuye mu butayu. Ngo yarahingutse, ubwoya, umusatsi waramwereyeho, ubwanwa bugeze aha, ibirenge byarabyimbye, ariko ngo agarukana amavuta. Ngo message yarazanye rero, abayuda ntibari bayiheruka. Nibwo bwa mbere bari babyumvise, abari bakiri bato. Nyuma y'imyaka 400 numva ibinyejana 4, abaherukana na Maraki ntabari bahari. Ngo hari abantu bashashe. Tugira abantu rero bashashe, ku buryo bavuga bati byose muri kuvuga twe turabizi, ariko turashimira Imana ijana n'igihe. Nta bihe byose Imana yasigara inyuma. Igihe cyose Imana ijana n'igihe. Tazakosora Imana ngo ninturage ngo niki. Tugira abantu biha ubwenge ngo iyi mirongo ya Bibiliya ngo ni ya kera ngo irashaje. Mwigezete uko nugukubagana. Muvuge ngo nugukubagana. Uko nugukubagana. Uko bari ugukubagana nukurengera bikomeye. Bibiliya ivuga ko Yohana yaje, abayuda bibereye mu byo barimo, abari mu igaraje, abari guhinga, abari kubagara, abaragiye amatungo, bose buri muntu ari mu bye. Ariko ngo Yohana ngo ahera hitwa Yudeya. Hehe, Yudeya niho yahereye.
aravuga ati yemwe 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 nimwihane dore Mesi yaraje. Abandi bati yo Yesaya se kuvuga yamuvugiye twaramubonye, ntiyatubwiye ngo duhawe umwana w'umuhungu tukagira ngo aragera saa sita twamubonye, twigeze tumubona se? Ubuze ibyo uvuga. Arongera ati yemwe nimwihane Mesi azaza, ibikombe bizuzuzwa, ibigoramye bizagira gute? Bizagororoka. Hari n'ikindi bati kivuge dukomeze akazi, abantu bazabona agakiza. Aravuga Yohana ma, aravuga ngo haboneka abantu baravuga batere ko dukurikije amasaha uriya mugabo avuze. N'ejo yaravuze n'ejo bundi, iyi mesaje idacuya idasaza ashobora kuza Mesi akadusanga tujagaraye. Abandi bati none mbese ko turi guhinga ugiye kurambika isuka hasi ugende? Undi atumva amasaha asigaye nimutayampembera umubyizi wose mujana. Nje ndamanutse rwose ngo Yohana abona uwa mbere agize gute? Araje. Yohana ati yemwe yemwe, aba yerekeje umunwa mu bigo bya gisirikare. Umusirikare atariko nje narinda ahangaha mu Kivera numva ijwi ry'umuntu kuva mu gitondo adasarara. Nje mbaye manutse, afandi nanshaka muze kumpamagara, akaba aramanutse. Yohana aravuga abakoresha bikoro bafite amakarine, abasoresha baramanuka bamusanga hwari, ngo abonye bahageze ari benshi, arababwira ngo yemwe mwabana b'inshiramwe, umuntu baburiye ngo muhungu umujinya uzatera ninde? Baravuga batariho ubwo widukereza kumva ko twumvise dukora iki? Mwabyumva koko, ariko ubu muri kubona ntacyo ndi kuvuga. Mushaka ko mbabwira ngo faya mbakubite hasi? Muranga umuti we kandi murwaye. Oya mbabwire ngo faya mwikubite hasi, mwareka nkababwiriza mwicaye. Zaba ndareba. Yohana baramubaza ngo wivunika, twaje ntabadaso batuzanye, tubwira icyo dukora. Twebwe twaje tukora iki? Arababwira ngo mwihane. Mugire mute? Ndagira ngo mbatangarize ko nta mesaje iruta kwihana. Nta giterane kitarimo mwihane. Muzigera mubona muri mashini y'Imana ko cyabaye. Ibyo bazabyita ibitaramo nk'iby'abantuza n'abantuza, ariko icyose cyabonetsemo mwihane. Mwijuru baragisevinga, mwijuru baragisevinga. Bahita bavuga bati kimucandike ko cyabaye, n'abagiteye inkunga mu bandike, n'abakiyoboye mu bandike, n'abakibwirijemo mu bandike, n'abakijemo. Ibintu byose bibonetsemo mwihane, mwijuru babibika ahantu. Barapfukama. Yohana arabasengera ngo habonekamo abantu bavuze bati twebwe turi kubona tukama mu kajagari, turashaka kukubaza ibyacu, nese twebwe abasirikari twabigira gute? Yesu ngo arabareba, nako Yohana arabareba, nibaramenye ko bahembwa make, abarababwiye ati ibihembo byanyu bibanyure. Ibihembo byanyu, ibihembo byanyu sinzumve mwakoze imyigaragambyo ngo muhembwa make.
kuva wabaho ku isi yose ko abaganga bakora imyigaragambyo bati ntituravura, abarimu bati ibintu byazamutse mutwongeze. Mwari mwumva abasirikari bavuga ngo babongeze? Niba hari ibintu bigira imbaraga ni ibintu ijambo ry'Imana ryageze gute. Kuva wabaho ku isi yose mwari mwumva imyigaragambyo y'abasirikare? Mwabaho? Abaganga nta turavura, abarimu rwose ntituri bwigishe, n'ibizame ntibizakorwa neza, abana ntibazatsinda mu dutabare, bagahoza abantu mu nteko. Ariko abasirikari Yohana arababwiye ngo ibihembo byanyu kuva uwo munsi ntiwamenya yahembwa. Icyakora nabo kubera kunyugwa n'ibihembo ntibatera amahane, hahitaga habonekamo na za Darifuru. Hazaba harimo utuntu tumeze nka twa misiyo, haba harimo utuntu twa misiyo. Muhura yururutse indege n'igikapati nta kibanza wandangira kandi ngishaka heza rwose, ntundenze gahanga cyangwa kubera iki ibihembo byabo iyo bibanyuze habonekamo n'utundi twa prime, habonekamo n'agahimbazamusyi. Tubabazwa n'abantu batanyugwa n'ibihembo. Abakoresha bikora bati si twebwe nta message watugeneye. Yesu arababwira ati, nako Yohana arababwira ati mwebwe ndi kugenda mbareba nkabona hari aho mutandika fagitire, ndi kubareba nkabona hari naho mwuriza ibiciro, ndimukaka umuntu ibirenze ibitegetswe. Niko yababwiye, ndimukaka umuntu ibirenzwe bigize gute ibitegetswe. Uwo munsi Yohana atangira kubwiriza, atangira kugira gute, arababatiza. Ngo atangira kubabatiza, benshi baraza, nejo baraza. Yohana yaheraga ku wa mbere abatiza akageza ku cyumweru, akongera agatangira, kubera ko yari yaratanze Yesu kuvuka kugira gute. Kandi amategeko y'Abayuda nta muntu wabatizwaga cyangwa se watangiraga umurimo w'Imana atarageza ku myaka 30. Yesu rero atarayigezaho, Yohana yayigejejeho mbere. Bivuga ngo Yohana yatangiye umurimo Yesu akiri mu rugo. Akiri hehe? Ntago muri kunyumva. None ngo Yohana iyo message atanze ngwivaho ngaho kuri Yorodani, iragenda isanga Herode mu biro. Baravuga batuhereye none wicaye ariko hari uwadutse ugusumbya amavuta. Herode ati ngwiki ati hari umuntu ufite abantu nta muntu wigeze ahamagara ngo bazaje kumureba, ari kuvuga bikaba yategeka bigakomera. Ati wose ni muntu, ati umuntu wemeje abasirikari akemeza abakoresha bikoro, rubanda rwose rwahuruye, uri mu biki? Herode ati ngwiki ati, Herode ati ko wamenya se? Ati turebe mu bitabo. Ati ninde uzaza abantu bagahururara? Ati wabona ari Mesiya? Ati muje kumubaza ngo mbese uri Mesiya? Ngo Yohana mu gihe ari aho ngaho ngo abona abantu baraje, ati biteze ndate ni byiza. None se ko nyakubahwa dutumye ngo tukubaze uriwe, niweho Mesiya? Yohana atoya. None urinde? Aravuga ati ndijwi. Ndiki? 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 Njyewe ndijwi ryurangururira ubutayu. Ukarangurura ngo iki se? Ndikuvuga ngo mutunganye inzira z'Uwiteka, mugorora inzira ze, ibikombe bizuzuzwa, imisozi izaringanizwa, abantu bazabona agakiza, ibigoramye barihuta baja kuvuga ibyo babonye. Ariko ngo Yohana akomeza kuvuga, akomeza kugira gute, ngo ahita asoreza ku ijambo aravuga ngo njyewe ndijwi ryurangurura mu butayu, inyuma yanje hari iki? Hari undi. Aka rero niko gakunda kunanira abantu kakabasoba, muvuge ngo amena nkavugeho akangaka. Akangiye kukavugaho amagambo abiri. Nakangaka Yesu akunze gupfa n'abavuga butumwa
cyangwa n'abayobozi bayobora amatorero, ukabona umuntu ahagaze imbere ashaka ko ari we babona, ntiyuname ngo babone Yesu. Ntago munyumvise. Umuntu agashaka ko njyewe nasuye umuntu nawe nasenge waruge kubyara arabyara, nabwiye umuntu ko azabyara ari gumbara. Anese ko wivuze ko ari weho Yesu uzamuvuga ngo iki? Urabirangije ibyo uzabipfa n'umwami Yesu. Weho soreza rimwe uvuge ko watewe imisumari, ubivugire rimwe, komereza ko uvuge ko ari weho watewe iki. Wagize ute byose sikubyishizeho. None urabatizwa mu izina ryawe. Byaba ibiryo byose babisenga mu izina ryawe tukabijya. Ubwo twasenga ibiryo tuvuze ngo tutiba ibiryo byezwe mu izina rya batisita, amen. Reka nta nabikoramo rwose, binagomba kwezwa mu izina rya Yesu. Mujye mubimenya, niba udashaka kugira icyo upfa nawe jya wunama abantu bamubona. Uko waburesha kose, amavuta waba ufite ayariyo jya usoza uvuga ko inyuma yawe kariraho ukazarinda umera imvi. Ako kagahagarika ku gatuti umusatsi ukaba umweru. Ako gatuma umuntu akubeshera ntibifate. Ako gatuma umuntu akwitendekaho ntagushobore. Iyo wunamye bakabona Imana. Twihuse. Murakumvise se? Mwakumvise? Inyuma yanje hari undusha ubushobozi. Bati nawe ko turi kubona ukazera, ko nawe turi kubona utoroshera, ko nawe uvuga wari ugiye kwiyahura ntabakigiyeyo. Yohana ati navuga ntavuga, sinavuga nka Yesu. Nabaho sindabona umuntu umeze nka Yesu we. Nabaho sindabona, nabaho yo, nabaho numvishe benshi, nabaho umuntu umeze nka. Nabonye abantu bavuga, mbona n'abandi bavuga, ariko sindabona umuntu umeze nka Yesu. Uyu muhungu wo mu rubono azi kuvuga, azi kuririmba ari no gucuranga, ariko ntameze nka Yesu. Uyu mushumba wo mu cyahafa azi kuvuga, azi no kwakira abantu, ariko ntameze nka Yesu. Uyu muhungu witwa NSHIZIRUNGU azi kuvuga, ariko yavuga atavuga ntameze nka Yesu. Ngo akivuga iryo jambo ngo inyuma yanje hari undi. Mu magambo yababaje abayuda ni ugutangaza ko inyuma ye hari undi. Gusa tubwiye iki? Usi turategereza kandi tukubonye bariko bakoreho ryake ngo mu gihe kiri muri ibyo, mu gihe kiri muri ibyo ngo imyaka 30 ya Yesu birasohoye. Yesu abavuye mu rugo ati ngiye kubatizwa. Ngiye kugira gute? Ngiye kubatizwa. Yesu ngo avuye mu rugo aratambika kuri Yorodani ati tuje mu materaniro. Ngo ahingutse agize gute? Ayi ngo murabivuga buhoro we. Yesu abaravuze ati igihe kirageze nanjye kaje kubatizwa. Nta utazabatizwa na Yesu yarabatijwe mu shupa. Kandi hano hari abantu batarabatizwa, kandi Yesu yarabatijwe. Muravuga ibyo muri gukora ko mfashijwe mwuka byarama. Iyi mikrofone n'intayire kura muratema akaboko. Yesu aravuga ati ngiye kubatizwa. Ngo mu guhinguka nkariya ku muhanda, Yohana ari mu materaniro ari kumwe n'abahimbaza,
ari kumwe na worship team, ari kumwe n'abana b'inkuba, ari kumwe na rubonobono, ari kumwe n'abera b'Imana, ari kumwe n'abacuranzi, ngo abona Yesu n'ikanzu. Abona Yesu n'ikanzu. Ngo mukureba ati aravuga ati we nguyu 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 aravuga ati nguyu. Ntiyasobanura. Abona Yesu aramwegereye, amugeze imbere. Yesu ahagarara ku sikariye, aravuga ati mbatiza. Yohana ati have nyakuba, nta muntu wakora mu ruhanga rwa bosi. Yesu ati udatuma abantu babimenya. Ntabwo igihe cyo kubimenya cyari cyagera. Nje nawe tubiziranyeho, ariko emera ubikore. Emera ubikore dusohoze kugira gute? Gukiranuka. Emera ubikore dusohoze gukiranuka. Emera ubikore Yohana. Emera ubikore aba bantu bose bamenye ko nta muntu uzaje mu ijuru atabatijwe. Bikore bamenye ko nanjye nabatijwe, batagira ngo ni iby'imihango y'amadini. Yohana ngo abatiza nde? Yesu. Yesu ngo amaze kubatizwa, ngo inuma muvuge ngo inuma iva mu ijuru imugwa ku bitugu. Yohana mbere yuko atangira ivugabutumwa yari yarahawe message. Imana iramubwira ngo uzabatiza benshi, ariko muri benshi umva nkubwire kimenyetso uzabona muri rubonobono. Umaze kumubatiza ukabona inuma iguye ku bitugu bye, uwo niwe mwana wanje, uwo niwe uzanyubahiriza, uwo niwe bose w'ababosi. Yohana ngo amaze kubatiza Yesu, ngo abona inuma imuguye hehe? Imuguye hehe? Yohana aravuga ati muve ku giti dore Imana. Aravuga ati nguyu ntama w'Imana ukuraho ugira gute ibyaha by'abari. Njyewe reka mbabwire, turi kumwe ntituri kumwe. Naringiye kubabwirira ijambo Yohana yavuze ryitwa gukuraho. Kugira gute? Ayiwe, kugira gute? Iri jambo ryitwa gukuraho nibwo ryari ritangajwe bwa mbere, kuko mu ryakera Dawidi yari yaravuze ngo hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bikagira gute? Ntabwo ibyaha kera byavagaho. Ndashaka kubabaza, twiga ijambo ry'Imana nk'abantu bakuze. Umuntu yitumye aha bagatwikira, akongera akituma aha bagatwikira. Mu by'ukuri nubwo utari kubona umwanda n'izuru ntariri kunukirwa. Kugira ngo mbabwire isuku ya kera ya feke. Haleluya! Koko tende wataba. Mwumva isuku ya kera. Umuntu utagwaye gripe, umuntu ufite amazuru mazima, aravuga ati hano hafi nubwo bambaye neza ariko nicaranye n'umuntu uherutse gusambana, gahita ubona isazi ziri gutuma. Kavuga uta hafi hari umwanda pe, nta mwana witumye. Iyo umuntu afite amazuru mazima, si ngombwa ngo arebeshe umwanda amaso, amazuru arawumva. Icya kabiri, ahantu hari umwanda ntiyabura isazi, kandi izo sazi zitera indwara. Iyo zivuye ku mwanda nawe zikagukoraho, korera, macinya,
ugahita umenya ko izo sazi aho hafi yawe hari iki? Umwanda. Niyo mpamvu mwabonye murahari se umuntu abashaka kubabwira utuntu twiza ariko mwanga ngeze mubona naje nje gutembera. Nashaka kubabwira ko umwanda wa Dawidi, umwanda wande aho yitumye n'umugore wa Uriya, nubwo yihanye bagatwikira, ariko isazi zahavuye zatarukiye ku mfura ye yitwa Munoni, zita ziyanduza korera, ahita agira irari riruta irya se. Ise we yararikiye umugore w'ahandi, wahita ararikira mushiki we. Izo ni isazi. Izo ni isazi, kuko ibyaha bitari byakavaho. Byaravuga ngo ruriya rugo runari gutuma mwiki. Isazi zivuye kuri Amunoni zita zitarukira kuri Abusalomo, ahita yica Amunoni. Isazi zivuye kuri Abusalomo zita zitarukira kuri Adoniya, ahita atereta umugore wa se. Umva iyo njiji. Izo ni isazi. Isazi zitera indwara. Iyo isazi ivuye ku mwanda ikakujaho, nawe uhita urwara. Adoniya itasaba ngo bamuhe abisaga mutunge. Abandi bati wabera wararibonye. Aho wize hose mu bakobwa mwiganye wabuzemo n'umwe, uratereta umugore wa sko. Ntasoni. Kubera isazi. Muvuge ngo izo ni isazi. Isazi zivuye kuri Adoniya zitarukira kuri Salomo. Ararongora akazi kaba kurongora gusa, agiriye abagore 1000. Zira zose ni iki? Ni isazi. Navuga isazi mukabona zihingutse ino, ariko reka mbyihorere, nta kindi mwazize ni isazi. Isazi zo mu ryakera Imana arakoze raziturinda. Ibyaha bya kera rero ntibyavagaho, byaratwikirwaga. Ariko umunsi Yesu yaje, Yohana aravuze ngo isuku irabonetse. Isuku isobanutse igize gute? Uyu we ntabwo aje gutwikira, uyaje kugira gute? Oya, aje kugira gute? Niyo mpamvu umuntu agatinyuka agahagara hano ngo nari umupfumu, nuko byavuyeho. Iyo biba bigutwikiriwe n'ubu nta wakora kuri mikrofone. Nari umupfumu egare umudiyakoni. Umupfumu n'uruhimbi si bahuriraye. Wazarinda upfuta udahagazana ari mu gihe kera. Ariko kubera Yesu akuraho. Nguyu ntama w'Imana ugira gute? Ukuraho. Turashimira Yesu ukuraho ibyaha. Ubu twese bavuze ibyaha twakoraga, twataha twiruka. Nkanje uwambyaye ansanze hano yambaza ati wageze hano gute? Ko twebwe iwacu tutigeraga tujya no mu kiliziya, hano wahageze ute? Nkahita musubiza nti kubera Yesu. Reka mbabwire kano, twigeze kujyana na korali Betelehemu ahantu nakundaga kuyiherekeza. Covid itaraza twagiraga ingendo nyinshi yo ku Gisenyi. Tujya kubwiriza ahantu, bampa ikaze ndabwiriza mvuga Yesu. Ndamuvuga mpamagaye baramwakira. Baraza babura aho bapfukama. Baruzura mbwira baririmbyi nti muhigamire n'abapasitoro muhaguruka abantu bapfukama. Barapfukama, mpamagaye pasiteri ngo aze bamuhe mikrofone abasengere. Umukobwa wari uraho ari bo mubaje kwihana, ahita ndembuza ngira guca ngurura ikiganza ndunama, arambwira ati mukozi w'Imana ndikarama ati umbwiye Yesu numvishe mushaka cyane ati ariko hano mfite icyuma
aba gicomoye muri suvetoma gicaye amugi yombi. Ahita ambwira ati cyakire, nico nakangishaga abagabo baje kunsambanya nkabaka amafaranga. None rero nta nzongera gusambana n'iki cyuma muje kugita. Arakimpereza, arambwira ati ikindi cya kabiri, njyewe nta myenda y'abarokore mfite amapotoro gusa, ati kandi mfite na za mini, ati kandi narebye abaririmbyi mbona n'amakanzu, ati mfite ikibazo cy'uko ati nabonaga amafaranga iyo nsambanye, none ubu ngubu mfukamye ntayo mfite, sinzi ukuntu nzabona ikanzu nanjye nkajya ndaririmba. Ndavuga nti humura icyo cyo kirakemuka. Uwo mukobwa nahamagaye umuntu twari twajanye ukora muri banki, ndavuga nti dore iki cyuma uyu mukobwa arakimpaye, yari indaya ihagarariye izindi ndaya muri iyi santere, none impaye iki cyuma kandi ngo afite ikibazo cy'imyenda zambara agiye kubatizwa. Ahita avuga ati bakimara kubasengera yiyandikishe, ahita aja muri shop ashaka muri uyu mujyi arebemwe amakanzu atatu n'inkweto, ahita akomereza ko kuko nanje amafaranga ni kofi ya Yesu. Haba hari abantu bazi imibare, avuga ati nanje amafaranga ni Yesu wayampaye. Icyo nashaka kubabwira, uwo mukobwa yabatijanyijwe n'abandi, icyo gihe regional yahise apanga umubatizo w'abantu bari bihanyara abantu 300. Itorero rihita rishyiraho umubatizo byihuse, barabatizwa. Bamaze kubatizwa, abakure babohereje ku rindi torero, aho babatirijwe nari nagiye barabisabye bati muvuga butumwa azagaruke. Njyayo ku munsi wo kubatizwa, nsanga kugo rusengero twari turi, kuko paruwasi yose yari yahateraniye, abo kuri iryo torero twari turi ryo kuri paruwasi bari 85. Uwo munsi nari nabwiye umuntu w'inshuti yanje afite akazi, igikorwa cyabaye, arambwira ati nanjye nubwo ntari mpari, abo bantu ugenda nubona babatijwe uwo munsi ndahita mbagurira imipira isa ndayibakoreshereza. Ndagenda ndababwira, ndabafotora, ahita avuga ati aho hafi yaba imipira yaba amashati, ndagira ngo abo bantu ubatangarize ko hari umuntu wa Yesu ubitangiye imyambaro isa. Akibivuga mpita ntekereza ko bakora korari yabo. Ako kanya mpita mvuga nti mwebwe ntimuzaje mu zindi korari, abafite umuhamagaro wo kuririmba muhagarara. Mpita mbonamo 46 mu babatijwe uwo munsi. Mpita mbwira umushumba nti reka tubagire korari. Umushumba ati turabyemeje. Bahagarara imbere. Bakihagarara imbere, ndangije nti none ko nta makayi bafite bazabugira korari baje bandika he? Perezida nuhe? Baratora. Ahita batoramo perezida, batora na vice perezida. Wa mukobwa wari indaya ruhagwa bamugira dirigente. Wa undi wampereje icuma gicaye. Yahise asingira mikrofone aravuga ati izabiringanyiza ibimeze nk'imisozi azabiringanyiza, muhumure Yesu wacu azabiringa. Ndakurahiye iteraniro ryose baravuga bati tubonye rutahizamu. Araririmba, singambiriye kubasetsa, ndashaka kubabwira ko uwo munsi navuyeyo baremye korari, tuyitirira korari yari yabasuye. Hashize amezi 5 ahita nyandikira, kuko yahise abona umuterankunga mwigisha kudoda, aba umutayeri, yamenye kudoda imyenda, agira amafaranga. Hashize iminsi ahita mpamagara ngo uzaza mu bukwe bwanje ko bazanyerekana. Yesu ni umwenjenyeri mukuru, afite ubushobozi bwo gukura indaya mu burayi. Nyuma y'amezi bakamuranga hano nk'umugeni. Niwe ubifitiye ubushobozi. Yesu niwe wenyine ufite ubwo bushobozi gukura indaya mu migina. Mukabona hano nyuma y'amezi bamwerekanye, bakavuga ngo gusaba no gukwa ni 3. Gusezerana mu murenge ni 5, mu rusengero ni 8. Abatumiwe bazakirirwa mu busitani bw'urusengero. Uwari indaya ukabona bavuyemo umugeni. Uzi ubukwe twamutahiye, yari umutayeri,
akundwa n'umusore wo muri iyo korari nawe wakoreye perime abo mumotari. Turabashingira abantu barabatwerera amafaranga bubaka urugo, maze kubaka umusore akorera amafaranga bagura ikibanza bubaka inzu. Mu minsi mike umugore yagiye kubyara, abyara bari kubaka inzu. Nongeye gusubirayo kuvuga ubutumwa ati umbabare rugere mu rugo, umbabare rugere mu rugo. Ibaze ko nabwe pasiteri ntimperekeza tuje kureba uru rugo n'ukuri. Uzi ngezeyo wavuga ko urugo rwabo rurutu rw'iwanje. Intebe bicaye yose nje iwanje tuzicaraho. Iwabo urahaza yabyaye umwana usa na se. Yabwiye umugabo ati mutware umbabarira umukozi w'Imana, iyi teremusi yose nashaka nkwesha icyayi teremusi, kuko dukurikije imbaraga Imana yamukoresheje akatubwiriza tugakizwa turajya haze. Ndababwira ndi oya nanjye ntanzara mfite Yesu arayimaze. Ariko ikintu cyantangaje ni ukuntu bafite urugo rwiza. Ukuntu bafite iki? Ukuntu bafite iki? Kuko bahuye na Yesu agakuraho ibyaha byabo, arakoropa aratorosha. Yesu abafite n'itorosho, agukuraho ibyaha, agukuraho ibyaha. Niko wa muhungu yaravuze ngo gusenga bisingira igisambo kigasazana isambu. Gusenga bisingira igisambo kigasazana isambu. Gusenga bisanga uwasabirizaga agasigara asaranganya. Akaba ari uba boss, akaba ari utanga. Kandi nje wahangeze ndikumva umwuka ari kunyongorera ngo dusengera bihana. Umushumba arabyemeye. Iyo umushumba abyemeye neza ubwo nta mpamvu byumva. Ibindi turaba turabivuga turi gusenga. Ariko Yesu arashaka gukuraho. Ndashaka ko dusengera umuntu uri kumva ashaka kuva mu byaha. Yesu akamuswapira, akamukubita semukadi, arajya aboneraho amakuru y'ijuru. Ugatangira ukabona icyo zabacho. Umuntu uri waje muri iki giterane akaba ari kumva Yesu yamukuraho ibyaha, narambura ikiganza. Cyo nkundira abantu bameze nguko. Zamura cyane ubabaje ku kagari. Zamura cyane. Yesu ari hano ngo agukureho ibyaha. Yesu ari hano ngo akubabarire. Ndagushimye mwami. Etande pas de contrôle. Urahibereye mwami. Urahari papa. Zamura cyane ikiganza ma. Utwo zamura cyane. Yesu araha, niwe wakuzanye, niwe wakwizaniye. Hagurukira ku kiganza cyawe. Hagurukana n'ikiganza cyawe. Iri sengesho numva nturikinishe. Uwazamuye ikiganza wese ahaguruke, uwazamuye ikiganza wese ahaguruke. Mu ijuru bagiye gukora akazi. Zamura ikiganza cyawe, hagurukira huri. Hagurukira huri. Ibyo birara bikunigagura, ibyo birara bikunigagura. Yesu arashaka kubigukiza. Nuko protokole nababwira iki? Mucinzira aba bantu batambuke. Ngwino hano tugusengere. Ngwino. Uzi wese ko yazamuye ikiganza natambuke. Ngwino. Korari rubonobono. Hari nta mugwenda n'icenda zari ha. Muvuze zino ngoma.